mwiza uri mwiza ne nta muntu nyine umenya ko ari igenda nyine iwe abandi bantu ubwo rero urabibwiye agomba nyine kumenya muri bisi waruhuzeho ubwo weho nanjye naba wayipanze nta hantu ziri busohokane niba wenyine njye gutembera amaze iminsi nacanga ndarota cyangwa ibi ntabwo bishoboka uretse irambwa iri kumwe na kame kaze tubonane sha maze ubwo nyine abantu bakundana yumva ariko se nagaki agakoko komeza tugiye kubyingo na Mungu wangu tugiye kurya inkoko ajya kunsaza agenda toka nonese umva sheri ni wowe mbaye inshuti Mungu wangu tamandika nawe teka cyo umukobwa yifate angatiri Mungu wangu gute wanago hapimva mahani wowe uraho ngo ameze ngo bogara bakatiye mugende inshuti ye sheri waje ibaze kugira ngo umukobwa dukundana yifate ambire ngo ndi inshuti ye cyane ntabwo tuzi ngitanye nabigo nanjye no guseka barakubonye mahani ubona reka da uburi inshuti wandi inshuti ye bari sheri ahubwo ko mbona kumugurira inkoko ubufise bipfa umujye kujya nyine ni inkoko naho ndi singo komeza agenda amutinga baranarenganye ko kusuko ubundi koko inkozi kuzitanga utazubu uje bura busure njembi beba kubaka kita mahoteli franga ni kubera cyo wikuruza bura mese ko nakubwiye ko ari inshuti yanjye inshuti yawe akaba yijujutse kuri yasi afite ikibazo kuko ntabwo namurenganya
wenda yarambwiye ngo tugenda kurira inkoko ariko ntabwo yarisheri wanjye ese ko yarambwiye ngo tugenda kurira inkoko nawe tekereza rero ukagenda wijujuta kuriya ngo ni inshuti yawe wenda ashobora kuba nkunda ariko njye ntabwo mbizi okay ibyo tubireke nashiri nabundi nta kintu zakorana neza ndagukunda kandi none nanjye ndagukunda ikintu uzamburana maze amafaranga arahari rebana ndahingisha nkora buri kimwe mfite n'inka nyinshi cyane tujyane gusura tugende nta kibazo ikari zawe se abakobwa twareka kujyayo niyo twasubiyemo agasubira nta kibazo kugira ngo ugire ikibazo uri kumwe n'umugabo basaba wifuza nyine nk'umuntu uhuye ngiye byose kuri wowe ujye wisanga tujyane unembereze unyereke rero Shirini nyine twahageze dore hano hose n'ahanjye aha hose urabona hose n'ahanjye rwose nta kibazo wakwisanga none se sheri inka ziri hehe sheri ubu se bakadogo bagiye kuziragira nshaka amata babwire baze bampe ku mata sheri ubundi tuzagaruka nta kibazo nabundi tuzagaruka nta kibazo ngiye gucyurisha inka isataragera ntabwo ari ukuzicyurisha twaba dutemberamo tukabarimbira bakaza nyine mubwire impamvu ndi kuvuga ngo dutahe amata bayagemuye ni ukuzagaruka hari nk'ikigoroba sibyo date nabyumvise nagutahe umuhungu koko wambwiye ngo araza saa 10 zikaba zigeze yambwiye saa 9 we wakigendera Edi suko wajya unasuhuza we kami umuntu utegereje nibwo kugira ndabona umuhamaze n'igihe wamaze igihe uko bigaragara mwe none sakureka ni umuntu utegereje ni wowe umbwira uramuzi Yannick ndamuzi Yannick none se wifunga nkuriya muhungu iyo mureba umubona Yannick oya nyine yabinda arasobanukirwa manzi sobanurira nyine ndi kubikubwira hari ukuntu abavuga mfite nk'amashyo mfite nk'amayetaje ibiki nyine niyo mpamvu ndi kukubaza wenda weho muraturanyura na munsi Yannick nzi ngafite amashyo n'amataje ariko none bazaraga ko ndumwe abakobwa mwabaye mutemana nese ushatse kuvuga ko bari kumbeshya ukambwira ko mukundana nyine ni shiri wawe kandi tanga kari boyfriend wawe none se nese bibyo nabyo afite base Yannick manu uriya mujamba birirwa bakubita mu mutumba turage yibyanyuza hano nta muntu hanyuze batabakinga haba we kubera nawe utegereje mu ngo afite ngamaka amafamu n'ama etage reka kami avoka kami ubu nese ubishyo yari yanjyanye ejo bundi iyo se kandi dore aranjyanye hejuru rubanda barabona ko ngajya gutembera nyine mwatemberanya bajya mu ifamu nyine nkashiriwe niga murakunda Yannick ndamukunda ese uramuja amatubije kuri sibyo buriya reba hano mubwira tubije kuri Yannick kugira ngo afite amafamu man uramuja ndamuzi kubitwa buri munsi so reba ndari
Reba ndebe hano sibyo. nyine ndakuzi Basi. Nanjye ko nagukunda twikunda. oya pe njye nari nguhamagaye ngo uzungire inama sibyo babarira ubwo ntacyo ndaza kubimwibariza mu bazukunda mbeshya sibyo Kami ntubizi kwego. Basi reba hano nyine. uyu mwabaye mute None se gute kandi kwite kwiki. ubu ngira yanika barambeshye nyine impamvu sibyo nawe ndimo ndakugisha inama kugira ngo nyine jewe sibyo aka nyine nakugusha nyine ndabyumva warankunze ariko gira inama sibyo nk'inshuti yanjye ubwira ati wenda yanike nose ngira inama mubwire ngo usanga yanike inama mugire sibyo ungira inama mubwire ngo ni musange wowe nsange wowe ibyago bikagwa nyine nawe ubundi nabyibona mwana nyine basire bano unge ndikwibaza kimana urakibaza kuri yanike man kandi twaje ko mu rugo man ibyo bakunda kura buri munsi kuka wagiye agaciro basi ngo iyuba sika kumukira nawe nakubwiye ngo genda yanike atazana akanadusangana kubya yanike man yanike mbambwira nimba ari ukameze uko yameze kose ndamukunda yanike ndamukunda Simani bibi zanjye mubweke ubu yanike ubwo nuko nambaye gutya mwana ni stress ko tuziranye bako kandi ko twakoranye ko bize mu rugo ko wazi iwanyu uko mazi bahina nembe sirimutse gato gutya hani supanika ibiro bro ngo ngwiki guramukunda kumana tubicuti unanetera umugore wawe zuwe kandi byo turutse yewe nje ndajya tuze kurongora wowe kubicuti kwanjye nawe uzagize kurongora umugore man nje nukamenyera umugore ndakwiyanye waramuzanye umugore wanjye waramukoye nyine nimba namukora ko turakunda nyine waramukoye cyabikuye ko dukundana nibabiga ku ngati by'umugeri rero nindanye ku mugore wanjye mwe urabye ngewe ntabwo ndafite inama nongorera umugore ndakwiyana urumva ndarwana nawe umusanze hejuru ariko ndaje kumubwira ko umukobwa nuguca nabo ndabicata ngo ngiyamye ku mugore wanjye ndakwiyamye ujye kumbwira ko umwe yewe ndi kubona mwese kwikiranura byabananiye sibyo mara muskana nakanye inyana imbwa yiba man uyu nawe yagize kuza ngo ndi kumugisha inama aratangira ngarankunda ni muze mbaheringi noneho mutwane munesha ngera mani kajana ngiro uno mugabara antwara umukoresha Yesu bundi Yesu araduteranyije no saragiye akumuri sawa biteye man je ni yo bitetse niba biteye gasubira cyane ndetse ko ari wowe wari kumutereta byari biragenda gutya nakundi ishati cyawe gakeya nakundi nyine katutaye akonje